Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, bifurije kugubwa neza no kubona imirimo y'Imana. Turi kuwa kabiri itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Ni umunsi w'167 w'umwaka. Tugeze ku gice cya 540 cy'imfasha ry'umunsi. Ni Evangeliste Mutabaruka Fulgence ibisanzwe. Uyu munsi wa none ngiye kukubwira ijambo nahisangamize kuvuga ngo menya ahari umugisha wawe. Buri wese afite umugisha wiwe, buri wese afite umugisha Imana yanditse ku buzima bwiwe. Buretse n'ibyo ngibyo n'umugisha, hari igihe umuntu agira umugisha yavukanye cyangwa se akagira amahirwe, akagira icyo Imana amuvuzeho. Ariko hakaba n'ibindi noneho rimwe na rimwe biba bitaravuzwe ku buzima bwacu, iby'Imana bitaragennye, ariko twamara kwemera Yesu Kristo tumwakiriye akagira amasezerano aduha. Uyu munsi wa none rero nje kukubwira ngo menya ahari umugisha wawe. Burya hari ahantu hari umugisha wawe. Wigeze gukora ibintu bitangiye kwemera, uhura n'ibikurwanya n'abakurwanya. Waba aruhuye n'abantu bakugirira ishyari, bakaba bashaka kukuvana ku mugati, bakaba bashaka kugutesha amahirwe yawe. Waba uri gukora ibintu biri kwemera, ubona biri kwemera, ariko uyu munsi wa none ukabona bari kukurwanya, bashaka kwica ibyo ukora cyangwa se bashaka kubuza amahirwe y'ibyo ukora. Wigeze kubona abantu se bakugambanira mu byo ukora, ukaba ubona rwose bakugambiriyeho ibibi, nta cyiza bakugambiriyeho, kandi rimwe na rimwe bita n'inshuti ku buzima bwawe, mubana, mugendana, musangira. Uyu munsi wa none nje kubwira ngo menya ahari umugisha wawe. Burya Umunyarwanda aciye umugani avuga ngo wirukanka ku by'abandi ariko ibyawe bikagusiga. Hari igihe umuntu yirukanka ku by'abandi ngo ibye bikamusiga. Uyu munsi wa none nje kubwira ngo umugisha ntabwo uri ahandi, ntabwo uri kure, umugisha uri kuri wowe, umugisha urabugendana. Abantu benshi bajya bibwira ngo umugisha uba ahantu, ukavuga ngo ndamutse ngiye muri kariya kazi ngo ni akanyamugisha, kariya kazi ni keza. Ariko umugisha uba kuri wowe, umugisha ntabwo uba mu kazi. Hagiye uravuga ngo kariya kazi ni ak'umugisha. Akazi ntabwo ari ak'umugisha, ahubwo wowe uri umunyamugisha mu kazi. Hanyuma kuko uri umunyamugisha, n'akazi iyo ukagiyemo gahinduka akanyamugisha kuko kakozwe n'umunyamugisha. Hagiye uravuga ngo iriya seta, ririya duka nkoreramo ni irinyamugisha, riri ahantu h'umugisha. Oya, umugisha ni uwawe, ni wowe munyamugisha, aho wajya umugisha gukurikirana. Itangiriro 13:7 haravuga ngo habaho intonganya z'abashumba b'inka b'Aburahamu n'iz'Abaroti, kandi muri icyo gihe abanyakanani b'Aferezi babaga muri icyo gihugu. Aburahamu abwira Loti ati he kuba intonganya kuri njye nawe no ku bashumba bacu, kuko turi abavandimwe. Mbese igihugu ntikiri imbere yawe? Ndakwinginze dutandukane, tandukana nanjye. Nuhitamo kujya ibumoso nzajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo nzajya ibumoso. Imana idufashe cyane. Abangaba ni Loti na Aburahamu bari bageze mu gihugu cy'ubusuhuke, bageze ahantu heza. Abashumba batangira kugira intonganya, batangira kugira n'amashyari. Aburahamu aravuga ati rero igihugu kiri imbere yacu, hitamo aho ujya. Hanyuma numara guhitamo aho ujya, njyewe ndasigara, ndafata hasigara. Nuhitamo kuguma hano ndahaguma, nuhitamo ko mpava ndagenda. Aravuga ati myane magambo, ntabwo ningingira umugisha, kuko umugisha Imana yamvuzeho ndawugendana, ndawubana. Nuko byaje kugenda. Loti yaje guhitamo ikirwa cyiza kinetereye, nuko aragenda. Aburahamu aguma aho ngaho. Imana yamuhera umugisha, ihamuhera urubyaro, isohoza amasezerano, ikora ibitangaza n'imirimo. Uyu munsi wa none menya ngo uri umunyamugisha, kandi umugisha urawugendana. Iyo uri umunyamugisha ukoraho abandi byanze, we bikemera. Iyo uri umunyamugisha ukora akazi kananiye abandi, ukagakora bikemera. Iyo uri umunyamugisha ukorera ku iseta yananiye abandi, ugakora ukunguka. Iyo uri umunyamugisha ukora imirimo abandi bakoze ikabananira, ukayishobora. Iyo uri umunyamugisha ibintu byose aho ugeze hahinduka hanyamugisha, kuko uri umunyamugisha. Uyu munsi wa none menye yuko uri umunyamugisha. Sengeye mwene data mushoboze kwisobanukirwa no kwimenya ko ari umunyamugisha, kandi umugisha ushobore kuwugenderamo no kubamo, mu izina rye.